Dukurikiye iyi ni Alarm TV, tugiye kubagezaho amateka y'amwe mu biremwa bitaremwe n'Imana, isoko y'ubutinganyi ndetse no kuryamana n'inyamaswa. Ibyinshi mu byo tugiye kubabwira twabikuye kuri wa3.sanaradio.com. ikaze. Mbere y'uko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, hariho indi si yabagaho ibiremwa bimeze nk'abantu, habaho inyamaswa, ibidukikije byose byari byiza. Mu gitabo cya Yesaya ndetse na Ezekiyeli byo muri Bibiliya bitubwira neza ko hari umukerubi witwaga Rusoferi mbere y'uko aba Satani, ko yiyangije n'ubwiza yari afite mu ijuru agacumura ku Mana. Yaremye ijuru n'isi, ashuka 1/3 cy'inyenyeri zo mu ijuru arizo bamarayika, bajugunywa mu isi. Amaze kugera ku isi bangije isi n'ibyari biyirimo, irangirika. Mu gitabo cy'Itangiriro hatubwira ukuntu Imana yaremye isi. Nyuma yo kurema isi n'ijuru n'inyamaswa n'ibidukikije, Imana iravuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe atware ibiri mu isi byose. Satani yashuka Adamu na Eva kurya ku giti Imana yari yarababujije kuryaho, kuko bashakaga gusa n'Imana. Barya kuri icyo giti, Imana ibirukana muri Edeni kuko bari barenze ku byo yababwiye bacumuye, bamenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 handitse ngo abana b'abantu batangira kwiyongera. Abana b'Imana aribo bamarayika bari bari mu ijuru hamwe na Rusoferi babengukwa. Abana b'abantu bafatamo abo bakunze babagira abagore babo, babyara ibyimanye bivanze umuntu na marayika. Abo bamarayika birukanywe mu ijuru, bangiza ubusugire bw'ibyaremwe byose, batangira kuryamana n'inyamaswa, babyarana ibizira, harimo ibyitwa Saturus, hejuru umuntu hasi ihene; Cetus, hejuru umuntu hasi ifarashi; Mermaids, hejuru umuntu hasi ifi, aribyo bita Madamu Samaki; Minors, hejuru ikimasa hasi umuntu. Abana b'abantu kubera kwifuza n'amatsiko batangira kuryamana n'ibyo bizira, aribyo bita Abomination. Kubera babonye abamarayika birukanywe mu ijuru na Rusoferi nabo bari kubikora, bumvaga abo bamarayika ari ibyaremwe bikomeye, batangira kubiramya ndetse no gukora ibyo bakoze. Mu gitabo cya Yesaya ibice 34 guhera ku 14 hagaragaza neza kubaho kw'ibyo biremwa. Mu gitabo cya Yuda igice cya 1 guhera ku 6 kugeza ku 7 hatubwira neza ko abantu b'icyo gihe bajyaga baryamana n'imibiri idasanzwe. Abakorinto ba mbere igice cya 15 guhera ku 39 naho hatubwira ko hari imibiri itandukanye: umubiri w'abantu, umubiri w'inyamaswa, umubiri w'amafi n'umubiri w'inyoni. Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 18 guhera ku 23 haravuga ngo ntihakagire uryamana n'inyamaswa. Mu gihe cyo kwa Nowa no mu gihe cyo kwa Loti, i Sodomu na Gomora kuryamana n'inyamaswa byabagaho. Nibyo byatumye harimbuka hose. Kuryamana n'inyamaswa ndetse n'ubutinganyi bivugwa muri iki gihe byavuye aho ngaho. Ibyo bizira byariho mu gihe cyo kwa Nowa ndetse na nyuma yaho. Ubu turemanye ngo tubamo amakuru agize buri kimwe cyose, gene twagiye duhindagurika, evolve. Uko imyaka igenda ishira, ubu bisa nk'abantu, biragenzwa no gusenya buri bugingo bwose buri mu rusengero rw'Imana. Bamwe muri ibyo biremwa biyita abakozi b'Imana, bakora imirimo y'Imana mu nsengero zitandukanye. Ubu ni abapasiteri, abaririmbyi, abadiyakoni n'abandi. Bakora ibyaha, ubusambanyi, ubujura n'ibindi, kandi bitwa ngo ni abakozi b'Imana. Ntibatinya no kubikorera mu nsengero baba bayoboye. Abo bose ni abana ba Sekibi, se w'ababeshyi. Ikibagenza ni ukwica, kwiba no kurimbura. Abakristo b'iki gihe ntibagisengera urushako rwabo, barakunda bakarongora batigeze babaza se wo mu ijuru, bakarongora ibyo bizira, bakabyarira Satani kugira ngo babyarire ubwami bw'ijuru. Bamwe na bamwe bihindura imibiri bagahinduka abagore cyangwa abagabo, bamwe na bamwe mu majoro bakabyara ibyo bizira.
mube maso kuko antikristo nawe azaturuka muri abo. Iyo ibyo biremwa bipfuye bivamo ibyo tuzi ku izina ry'abadayimoni. Bimwe muri ibyo biremwa harimo uwitwa Goliyati wishwe na Dawidi. Coje mbasaba ngo mube maso musenge, mwegere Imana izabashoboza kumenya ibyo bizira ibyo ari byo no kwitandukanya nabyo. Iyi ni Alarm TV. Niba utarakora subscribe kuri Alarm TV wayikora, ukazajya ubona amakuru yagufasha kuba maso no kwegera Imana. Njye nari Udahemuka Jean de Dieu. Yesu abaho umugisha.